ariko aha hantu nahavuganiye n'Imana. Haleluya. Aha hantu nahavuganiye n'Imana itajibeshya cyane. Buye rero twicayeho twaryicaragaho nimugoroba turi mu kagoroba k'abanyamasengesho. Ndabyibutse ni hano twicaraga. Haleluya. Ni hano. Twarangiza tugasenga. Yego. Ibyinshi Imana yakunyujijemo ngo ubimbwire byarasohoye. Oh, haleluya. Imana ishimwe ni abicyubahiro. Kanze shimira Imana hano muri kiganiro. Byarasohoye. Byarasohoye. Iyo turi hano. Yego. Imana impaye inkoni y'uruziga. Imana impaye inkoni y'uruziga. Turi aha hantu. Twicaye kwiribuye. Kwiribuye. Imana impaye inkoni y'uruziga. Kigaho rutashe bwije kuvanga mbendagira yo gute. Yego. Imana nihimbazwa. Warayibonye? Iyo nkoni nayimaranye imyaka 3 dandi kujya nyicumba. Oh, haleluya. Ntabwo Imana ibeshya. Abakunzi ba Concord TV show aho merewe sawe mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba tuku umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana batabivanze. Hari bitira abakozi b'Imana ariko batari bo. Niyo mpamvu umunsi nafashe urugendo ahantu nicaye bahita mu riba. Murumva umugezi uri gusuma, ni umugezi wa Karambo utandukanya akagari ka Rusongati ndetse na Kayungwe, kuko hatwicane mu mudugudu wa Yungwe. Wakwibaza uti impamvu iki kiganiro waje kugikorera aha hantu? Reka mbicishije amatsiko, kambanze saba umukozi w'Imana turi kumwe yitwa Nzakagendana, amazina asanzwe ku byangombwa ni Semagambo Fabien. Nzakagendana Papa Agnes abanze adushyira imbere y'Imana, ubundi Imana ituyobore muri iki kiganiro. Ni karibu umukozi w'Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, wowe nyir'ubutwari kandi nyir'ubushobozi. Tugushimiye uburinzi bwawe bwabaye kuri twe iminsi yose ishize. Uyu mwaka nawo twaba tugiye kurangiza amahoro, izina ryawe nirishimwe. Amen. Tugushimiye abadukurikiye bose, Mwami warinze, turagushimiye nuhimbazwe. Haleluya. Kwinjiye mu mwanya mwiza w'ikiganiro. Tugiye kuganira ku mirimo n'ibitangaza wakoze. Yego. Ndasenze ngo uzubane natwe. Twirukanye imbaraga za Satani. Izina rya Yesu. Twirukanye gukora ku mwanzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Turaritse umwuka wera. Oh, haleluya. Amen. Wazabane natwe muri iki kiganiro. Kandi aha hantu haduheshereza umugisha Mwami. Yego. Kandi abazumva iki kiganiro bose bazahazwe n'ibyiza bazabonera muri iki kiganiro biturutse wawe mu ijuru. Yego. Urakoze ko wakiriye gusenga ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen. Imana ishimwe bakunzi ba Concord TV show. Yego. Impamvu nicaha ngaha mwiyi view nziza mu mabuye meza, ahantu heza hameze gutya. Nimvugo y'umugani ntabwo ndabantukanye. Bajya bavuga ngo ahimbwa yaririye ntabwo igira ute? Ndihava. Ahimbwa yaririye ntabwo ihava. Ahimbwa yaririye bajya bavuga ngo ntabwo ihava. Gusa nge ntabwo ndimbwa, ndi umugabo. Yego. Ariko aha hantu nahavuganiye n'Imana. Haleluya. Aha hantu nahavuganiye n'Imana itajibeshya cyane. Uyu mugabo turi kumwe hajye ufite izihe mpano? Impano y'ubuhanuzi. Yego. Yivuga butumwa. Yegereza mikoro kugira ngo abantu babyumve neza. Impano y'ubuhanuzi. Yivuga butumwa. Yego. Iyo gusengera abarwayi bagakira. Yego. Yego. Uyu mugabo kuva hajya tuziranye kuva ryari? Kari kera 2016. 2016 urebye. Mvuye muri Uganda. Yego, uvuye Uganda. Uyu mugabo yaratuye Uganda. Iwe ni hano inyuma mu mudugudu wa Nyanshundura mu kagari ka Kamoza, ni hiwe mu rugo. Yego. Igihe cyarageze imukira Uganda. Nyuma araza asanga nanjye nkorera hano. Duhurira ahantu mu cyumba turi gusenga. Yego. Urampanurira. Cyane ndabyibuka. Ibyo hanuye ntibyatinda gusohora. Nibyo. Turangije tukajya dukora gakungu. Twataha.
twataha tukajya dukunda nyine naba ntashye mvuye ku kazi tukabonana akaba igihe tumanukanye. Iri buye rero twicayeho twaryicaragaho nimugoroba turi mu kagoroba k'abanyamasengesho. Ni hano twicaraga. Haleluya. Ni hano twarangiza tugasenga. Yego. Ibyinshi Imana yakunyujijemo ngo ubimbwire byarasohoye. Oh, haleluya. Imana ishimwe ni yawe icyubahiro. Kanze shimira Imana hano muri kiganiro. Byarasohoye. Byarasohoye. Wabaye igitifu umurenge. Yego. Ni yawe icyubahiro yarakoze nihimbazwe. Yego. Nubwo ubu ntakiwurimo. Yego. Naho maze imyaka 3 nkuko wagize ute wabimpanuriye. Ikindi. Yego. Wampanuriye turi hano. Yego. Imana impaye inkoni y'uruziga. Imana impaye inkoni y'uruziga. Turi aha hantu Twicaye kwiribuye. Kwiribuye. Imana impaye inkoni. Anishimye. Nukuri. Yego. Ihangane ngo ngusiga aha ngaha nta cameraman nazanye sibyo urangugende nkurikirane kamera tuganire ndi nyuma ya kamera. Imana yarakoze. Yego. Imana nihimbazwe. Yego. Yakoze ibirenze. Nukuri Yagize neza. Fabio ahantu wakwibukije iki? Nguhamagara nk'ubwani nshaka ko dukwera ikiganiro hahantu muriba abakunzi bacu rwose. Eka tubereke uyu ni umugezi aha hepfo, reka mbereke neza uyu ni umugezi wa Karambo. Ego aha hahoze iriba, hari amazi yajyaga avamo hasi ashyushye ari umunyu bakayashora bayita makera. Ngo bayita makera. Ni ingazi yanywa yabaga aha hepfo. Yego. Hano niho yabaga. Yego, yimukiye hano gato. Hano rwose ushizeho kamera bayabona. Niho yimukiye. Abantu bo bazaga kuhashora inka. Niho rero twicaye turi kwakwera ikiganiro bitewe n'ibyiza Imana yagize ute yahatubwiriye kandi bigasohora. Yego Imana ishimwe. Ajya nkubaje ngo we uhibukira iki? Yego. Hakwibutse iki? Hari ikintu nibutse. Ndibuka urukumbwira ko unzi wabagamo ikode. Yego. Kigo yishura 2020 ara kuri mahoko. Ni 15 tureke kubeshya. 15. Ni 15 by'amanyarwanda. Ndibuka umunsi wari ukumbwira uti ikode ndayo none cyane. Kico gihe wari kumbwira amafaranga ntayo. Ndakubwira umwuka undimo ndikumva ijwi rikumbwira ngo Imana iguha inzu yawe bwite. Yego. Kandi inzu nziza y'amabati atukura niko wavuze ndabyibuka bitabaye. Imana ishimwe kubyibutse. Abimbwiye muri 2016. 2016. Yego. 2022 tubisoza. Imana yarabisohoje ntabwo ijibeshye. Haleluya. Ubu gucira mu nzu yawe? Ndi mu nzu yanjye. Ntabwo uri mu kode? Ntabwo ndi mu ikode. Mana nyayo. Kandi nayikuye aha. Mana yarakoze nihimbaza. Nayikuye aha ngaho. Hano ni heza. Yego. Bahagiriye umugisha. Yego. Hano rero nahagiriye umugisha ukomeye. Burya yanga mvite. Ni hano nayikuye. Yanka? Yanga ikamwa amata menshi. Yego. Imana ikambwira ngo impaye inka. Yego. Naha narinde. Kwibuye. Ryavanga batibuka amateka arya ngo barazima babivuga ngo iki? Sinzi ko babivuga ngo batibuka niki bagira utariko twe turi kwibuka kandi tunashima Imana ibyo yatubwira aha hantu. Utibutsa amateka yica amategeko. Yego, utibutsa amateka yica amategeko. Natwe turi kwibuka amateka y'ibyo Imana yatubwiriye aha kugira ngo tusigasire amategeko. Imana yakoze ibirenze. Konkoro uziko ndiwe mu nzu y'amashanyarazi. Ngwiki? Nzangirimo amashanyarazi. Kandi nawe bikubwiriye aha. Nicaye aha. Ikubwira ko ipoto bazarishinga mu mbuga. Barabyibuka waruha. Kandi icyo gihe ahantu ipoto hafi yari ni mu Cyondo. Kamuhoza. Ni mu Kamuhoza kabisa. Byari birometero. Hano twabirotaga ko byaba. Nukuri. Ariko kubera iki Imana yavuze igikurikirana ibihe nibihe imyaka ibihumbi paka igisohoje. Nukuri. Reka mbwira abantu badukurikiye Konkoro. Niba hari icyo bavuganye n'Imana. Bere kuvuga ngo biratinze. Nukuri. Ni Imana isohoza ijambo yavuze.
ni Imana ishobora byose, ni Imana ikiranuka, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze, ntiyibagirwe ijambo yavuze, ahubwo urikurikirana imyaka ibihumbi. Yego. Oh haleluya, amen. rero Imana ndayikunda cyane. Yarabisohoje zangirimo amashanyarazi. Yego. Ufite inka, abana bari kunywa amata. Undi subye abantu ko ufite umwana ufite diplome humanite cyo ari twaye. Yarabikoze. Niba bigoranye se ariko akiga. Yarize. Hari ahandi wabikuye se? Yiga boarding. Nukuri. Mu bigo bihenze. Yego. Kubera Imana ndayishimiye. Iravuga bigasohora. Nukuri. Rero kandi hari byinshi yadusezeranije bitarasohora. Yego. N'ubu turacabirindiriye. Nukuri. Twaje kwibutsa Imana kugira ngo dusoze uyu mwaka neza, dutangire nundi amahoro izabane natwe. Haleluya. Ibi bitwahuye nabyo muri 2025 bizasigara. Twinjire 2026 turi mu mashimwe. Nukuri Imana ishimwe cyane. Nukuri. Hano yarabikoze. Ntacyo tuyishinja. Nukuri. Imana. Yo. Ubundi uzi iki kiganiro tugiye kukigira icyo gushima. Nugushima. Kumva hari ibyo yatubwiye 2026, sorry 2016 nge nibwo ya turaha wamanuriye birasohora. Yego. Imyaka 9 kabisa irashize neza bihanuriwe aha ngaha kandi birasohora. Ntihabwa ikibahiro yarakoze. Yego. Kibahiro nicayo we. Nibutse abakunzi ba Konko mujya mwumva ivuga ngo ntabwo ujya ubeshya, ni indirimbo yanjye ngira ngo naraye babwiye yuko ari nge wayihimbye. Nayihimbye ari uko hari ubuhanuzi bwari butambutse uko Imana igiye kumpa inka, irasohora. Ndagije ndavuga ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene. Iyi ndirimbo nayihimbye tariki 10 kanibuke neza 12 tariki 16 15 z'ukwezi kwa 8 2016. Uziko mbyibutse ko nanjye narimbuye kuba. No icyo ndi kwibukira aha hantu. Yego. Nuvuga ngo kuko nakoraga hano hejuru. Nakoraga hariya hejuru nazamukaga iriya misozi. Ya misozi nzamutse ngiye ku Kanyenkuba. Ubwo ntuye Mahoko. Iyi indirimbo naturutse Mahoko ndi kuyihimba. Yego. Ngera hano muri birangiye. Yego. Uko ngi indirimbo nkunda guhimba ndi kugenda. Himba ndi kugenda ndi ngenyine nibwo mpimba indirimbo. Yego. Naturutse Mahoko ndi kuyihimba ngera hano irangiye. Aha. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene oya, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene oya, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya. Iyo usezeranya urasoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye. Iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya. Ubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya. Ubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana. Ayiwe
Mana iyo warakoze usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu kumutuza i Kigali ngo nyuma yaho nyuma ngo bikuyobera umujyana i Nyamagabe oya kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana i Burundi ntabwo usezeranye umuntu kumutuza i Kigali oya nyuma ngo bikuyobera umujyana i Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana i Burundi shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Imana ishimwe cyane haleluya nageze aha yego aribwo nyihimbye yego Imana ishimwe amen kandi habwa icyubahiro amen ni ukuri abafite amasezerano mwihangane yego atarasohora azasohora Imana yacu itajya ibeshya upfa kuba yaravuganye nayo cyane reka tugane ku musozo yego ndetse niba ari ryo uri kumva ariko ukuniga ushaka kubwira abakunzi ba Concord TV show tugane ku musozo ariko siko mfite isezerano ryo kwambuka imipaka agenda n'indege gitegereze wihanganye rizasohora ubwo ibi yabikoze n'ibindi zabikora ni ukuri umugabo ko bihamye yego ni ukuri abakunzi ba Concord TV show mbabwire ngo niba mwaravuganye nayo yego haleluya amen iyo yavuganye natwe niyo yavuganye namwe yego mutegereze mwihanganye yego nguko umuhinzi ategereza imyaka yego bizasohora ni ukuri izabikora cyane yasohoje ibya Concord namwe bizasohora ni ukuri haleluya amen ntabwo igibesha ni ukuri ntabwo igibesha ni ukuri pe ntabwo igibesha Imana iriya ni yanka yawe se nagize ngo niyo bakuzaniye ntabwo igibesha Imana ni ukuri irasezeranye igasohoza yego ntabwo igibesha komera duse komera ugiye gushora muri ba irashoboye niyo kwizerwa yego kandi niyo kwiringirwa ni ukuri no kubikora izabikora cyane soza ikiganiro tubwira abakunzi bacu iyi Mana twahisemo yego iruta abandi bose badusezeranije cyane abantu bambeshe ariko Imana ndigibesha ni ukuri kuko wari uri mu mwuka yego ntabwo yagusezeranya kugutuza i Kigali ngo biyicange kujyana i Nyamagabe reka ibibanza si biba byashize reka yivuze Kigali ni Kigali Kigali ni Kigali yego kandi turi hano turi ahandi yego kabiri si twirata ibi gusa ahubwo dufite isezerano yego ko hano atari iwacu ahubwo twebweho haleluya amen iwacu ni mu ijuru yego niho dutegereje umukiza ko azava amen niho turindiriye ibi turabifite by'Imana yatubwiye ariko iruta byose nuko izaduha ubugingo buhora ni ukuri Imana nishimwe Imana nihabwa icyubahiro haleluya rero mbabwire ngo Imana yavuganye natwe iracyakomeje kuvugana natwe ndaho yagiye n'ibindi zabikora ni ukuri rero turabashimiye cyane Imana ibaha umugisha yego hajya dutangira twasenze oya reka dusenge dusoza twasenze nagize ngo urabyibuka nawe wabyibagiwe reka ndi mu mashimwe n'undi reka dusoze n'isengesho rikari umukozi w'Imana amina amina Imana turagushimiye wadukoresheje iby'ubutware na n'ubu turacyarindiye ko dukoresha ibindi uri data wa twese mwiza wabanye n'umugaragu wawe Concord agarutse aje gushima ibyo wakoze kandi nanjye ndagushimiye ibyo wangoreye izina ryawe nirishimwe amen turi hano muri ubu butayu wavuganiye natwe
haleluya. amen. uri Imana ivuga bigasohora, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye ko wabanye natwe aha hantu kandi ukaba ugikomeje kubana natwe, ukaba ukirinda intambwe z'ibirenge byacu kugira ngo bidasitara. Izina ryawe nirishimwe. amen. Urakoze rero muri aya mashimwe tugushimiye aha hantu, umugisha umugaragu wawe kandi abantu bose bazumva aya mashimwe tugushimiye aha, nabo azabakore ku mutima, babashe kumenya gushima kandi babazabashe kumenya imirimo n'ibitangazo ujya ukora. Ntabwo ujya ubesha, oya ntabwo ujya ubesha, urasezeranye ugasohoza. Ayiwe uri Imana itabeshya. Ndiwabwira umuntu kumuhinga ngo bigucanga umuhihene, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, ariko Mana wowe wuzuye ubuntu. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana yuzuye ubuntu. Herekeza ibi biganiro byose mwami, kandi ujye ubana natwe kuri icano yiha umugisha. Pasiteri w'icano ndamusengeye, nawe umuha umugisha mwami, twese hamwe umugisha wawe utwomeho. Urakoze kuri kumwe natwe kandi ukomeje kutugirira neza. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. amen. Amen.